imyaka 67. Ibanga nta rindi banga uretse gukunda siporo. Nakunze siporo nkiri mutoya, mfite imyaka 16. Ubwo ntangira icyo gihe nyina siporo, niho nayikundiye nkumva nyikina n'abasaza banjye bakayikina n'abandi bose bakayikina na bene wacu bose bakayikina, nkumva ni siporo ni nziza. Ariko ngiye nahisemo basket kubera ko nabonaga mfite ingufu kandi nkumva basket imbereye kandi nkumva nta kintwaye. Twebwe twakiniraga ikipe yitwaga Masasu, tukajya tujya muri shampiyona. Twari dufite shampiyona mbere muri 74. Twari dufite amakipe tujya gukinira hanze hose, mbese tukagenda tuzenguruka mu Rwanda. Twarakinaga muri ayo makipe, tugenda dukinira Masasu, dutsindwa gutyo gutyo. Naho rero natangiriye gukinira umupira, nta handi hantu nakiniye umupira, naho ngaho nawigiye kandi ndanahakinira. Mbamo na kapitene, nari kapitene wabo, namazemo imyaka 6. Iyo kipe ntago abaterankunga bari abakarere, ahubwo yari ya kampani yitwaga Somirwa. Somirwa ni ahantu bacukura amabuye y'agaciro i Rutongo mine. Twagizimana Fabrice ndi ku kazi, yakiniye muri Police FC. N'uwanjye kubera yuko nimo yakinaga, nkagira undi witwaga Twagizimana Gildas, yakiniye muri Rayon Sport ari mutoya muri akademi yaho. Nkagira n'uwitwa Regis Twagizimana, nawe yarakinnye, yaje no gukina no muri Mukura, akina muri Gicumbi. Abo bana banje bose bakinaga umupira. Abo bana nta kindi kintu nabigishaga uretse gukunda siporo, kandi kubera ko nanjye nayikundaga nabo barayikunda. Kandi duturiye ikibuga, bajyaga guteba aho kugira ngo bajye kuzerera bajye mu bindi bitabahesha agaciro, bajyaga gukina ku kibuga, niho bigiye umupira. Siporo ni nziza cyane. Nakubwiye yuko siporo, igituma ngiye nakunze na siporo, ngewe ndwaye umuvuduko w'amaraso. Nkurwaye imyaka 13 n'ibinini, nkagira asima. Ibyo byose byatumye siporo yatumye ngira ubuzima bwiza. Ubu mpumeka neza, nta kibazo ngira, nta crise nkigira cyane. Iyo crise niyo ngiye kwa muganga wanjye arambwira ati kuki udafashe imiti ya asima. Asima yarakize siporo, nta kibazo mfite. Umuvuduko w'amaraso ugenda neza. Nkumva ngewe ngira n'inama n'abantu bafite umuvuduko n'urubyiruko kugira ngo rutangire rukine hakiri kare. Izo ndwara zose z'ibyuririzi z'ibyorezo z'indwara zidakira ntago zizabageraho bakora siporo. Kubera ko siporo ni nziza, ndashishikariza abadamu, abantu bose gukina siporo, urubyiruko gukina siporo, kubera yuko siporo ifite akamaro. Ni umuti cyane. Nkashimira perezida wacu, Perezida Kagame wacu, umubyeyi mwiza cyane utaraduheje, natwe abagore tukaba twigize, nta hantu duhejwe. Umurenge Kagame Cup giye waranshimishije, kandi n'uwo mubyeyi wacu wabisizeho kugira ngo ingeri zose zihure mu mikino, kubera ko adushishikariza gukina. Kandi mu mikino havamo inyigisho nyinshi. Mu mikino abantu barakundana, abantu bagasabana, abantu bagahura, bakungurana inama. Mbese Kagame Cup yagize ikikora rwose, kubera ko yahuje ingeri zose, twese iraduhuza. Kagame n'umubyeyi yarashishoje ko abona ahantu benshi abantu bose bahurira, ahantu hose bakundanira. Ibyo rwose ndabishima cyane, kubera ko ni byiza cyane guhurira mu mikino.